promota. Bamaze igihe bakundana, bamaze igihe bari mu munyenga w'urukundo, baciwe intege kenshi ariko ntibabyumva. Iki ni cyo gisobanura urukundo nyarwo. Urukundo nyarwo ntabwo rurebe hose, urukundo nyarwo rurihanganirana. Urukundo nyarwo ni urukundo rwiza, urukundo nyarwo ni urukundo rwiza, urukundo nyarwo ni urukundo rwihanganirana. Muri byose mugafatanya, mukagerageza, mukaba muri hamwe, byose Imana irabikora neza. Urukundo nyarwo ni urukundo rwihangani, urukundo nyarwo ni urukundo rufashanya, muri byose mugafashanya, mu bukene mugafasha, ndetse n'ahantu hose mugafashanya. Ntabwo rurebera ngo uratunze cyangwa ufite ibintu byinshi, oya, ahubwo ni urukundo rugerageza mukihanganira, byose mugaca mu biruhije, mugaca mu bigeragezo. Nirwo rukundo nyarwo. Uru rukundo mbabwira rwa na Miki, urukundo buri we wese akwiye gufataho icyitegererezo, akavuga ngo uru ni urukundo. Urukundo nyarwo ni urukundo rugerageza, urukundo nyarwo ni urukundo rufashanya, muri byose mugafasha, ndetse mugafashanya muri byose. Mwiriwe neza, muraho neza, mumeze mute? Njye meze neza cyane, ndashima Imana. Namwe nizere yuko mumeze neza, nizere yuko muri amahoro, nizere yuko ibyiza byose Nyagasani atanga byabagezeho. Kuri uyu munsi tariki nk'ingiyi, kuri uyu munsi Aga Promota rwose yambitse impeta umukunzi we yo kuzabana, umugore we bamaze igihe bakundana bari mu munyenga w'urukundo. Yamwambitse impeta kubera amagambo menshi yagiye ahwihisa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho buri we wese yavugaga ngo Miki ni indaya, Miki bakamushinja ibintu byose, ariko uyu musore ntabwo yacitse intege, ntabwo yigeze acika intege zo kugomeza ngo akunde umukunzi we, ntabwo yacitse intege zo kugomeza ngo akunde uwo yihebeye n'umutima wiwe wose. Rero yamwambitse impeta, ni ibintu byiza cyane bishimishije, njye birandenze cyane. Congratulation rwose kuri Aga. Mwabibonye akavideo nababanjirijemo, ni akavideo keza cyane, buri wese yarebye agakunda akumva arishimiye. Niba nawe ufite umusheri cyangwa ufite umusheri bakwihwisa buri gihe bakomeza bakwihwisa, ibyo byose ntabwo ugomba kubyitaho cyangwa ngo ubirebe. Oya, mukwiye gukundana nta buryarya, nta mwiryane, nta bintu byinshi cyane, mugakundana. Uru rukundo rwa Aga na Miki ni urukundo ruhaye isomo abantu benshi. Abantu benshi bakwiye kwigiraho bakavuga ngo wow, uru ni rwo rukundo abantu bavugaga. Rero ibyo byose barabirebye baravuga ngo, Aga yarabirebye aravuga ngo nkwiye kugushyira mu mago, nkwiye kukwambika impeta, nkaguhesha ishema, nkagusezeranya. Bafite n'umurenge ejo bundi hazaza, numvise amakuru ajya hanze bavuga yuko umurenge uhari. Rero murumva yuko ni ibintu byiza, ni ibintu bishimishije cyane kuri Miki ndetse na Aga Promota. Ngaye nguko rero izo story murazumvise, ibyo birori murabyumvise by'abana bacu, ukuntu yamwambitse impeta nziza yakataraboneka, akamusezeranya ko amukunda cyane, akamusezeranya ko bazabana igihe cyose kandi bazafashanya muri byose. Miki nawe nta kuzuyaza arabyemera, avuga ngo sheri wanjye nta wundi wabasimbura, ni wowe nakunze n'umutima wanjye wose. So bye bye, murabizi yuko mbakunda cyane, mbaha amakuru meza, amakuru agezweho cyane 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 cyane. Niyo amakuru abagezweho mu bitangazamakuru, social media zigiye zitandukanye. Mvuze menshi, ndabaririmbiye, byose byiza ni ibyanyu, bye.